sinkubonye wakoraga iki hariya? Nari mpagaze hariya. Igira hino hano. Hariya wakoraga iki? Nari mpagaze. Ntabwo nakubwiye ko wananiranye. Ntabwo nigeze nanirana njye. Ntabwo nakubwiye ko wananiranye. Reka. Buriya cya gipapu cyawe ntabwo wari uri mu cyuriro. Ntabwo nigeze nyurira. Nari nceho nigendera nk'umugenzi. Uravugisha ukuri? Ni ukuri kw'Imana. Tujye kubaza kwa Nuzari. Genda ubabaze. Ntabwo wagiye. Ntabwo nigeze njyayo. Reka. Kandi warananiranye. Ntabwo nananiranye. Kandi warananiranye. Naniranye gute se? Ntabwo nakubwiye ngo ngiye ncunga umutekano neza nzakwibonera uri aha ngaha. Reba iriya wavuye iriya ruguru iriya yose ukaza ukagera aha ngaha. Kumbonye mu nzira se ndi kugenda umbonye ndi kurira igipangu. Ubu ninjya kubaza kwa Mukabinego nkasanga wari urimo burira hariya. Ndabyemera. Urabyemera? Kandi baravuze ngo uri iki? Baravuze ngo uri iki? Cyagiye. Ngo narananiranye. Warananiranye. Ngo ukora iki? Ngo ndi umujura. Kandi ntabwo uri umujura. Baba bambeshyera. Oya, niyo mpamvu gusanze aha rero nibyo byanga bikunda nibyo. Aha ngaha ni mu muhanda wa leta. Ni mu muhanda wa leta. Ariko aha ngaha hasi iwanyu, yego ni mudugudu wanyu, ariko hasi iwanyu wakoraga icyanga. Ubwo ntibashaka kumena. Ngiye nguma mu rugo se? Iyo ujye uguma mu rugo nyine, ujye mu kazi nk'abandi. Mbese iyo ngiye mu kazi ngaca mu nzira, mukambwira ngo nagiye kwiba, ubwo nzajya njya mu kazi nciye he? Tubaze Mukabinego. Mubaze. Hindukira gutya kurebe. Niko Mukabine. Iki gihugu ntabwo ukizi. Iki gihugu ntabwo uri umujura. Nawe ni umujura. Ubu rero reka nkubwire. Ngiye kongera nkazi umutekano. Uhambaye cyane. Ninongera kugufata. Uri ruhande rw'igipangu cya Ipimaki. Nzagira gute? Uzakora icyo ushaka. Ariko waretse wa gihungu. Sawa ntacyo. Sawa ngaho caho ugende. Ariko wa gihungu. Ariko sawa ngaho reka nigende. Ariko urabeshya. Useka nkomagaye iki gitondo we kandi bigenze bite? Halo? Waramutse. Ngo ntabwo umeze neza? Byagenze bite se kandi? Suko inshuro zose nakugiriye inama, reba nakubwiye kwipimisha ko umubyeyi agomba kwipimisha inshuro 8 ukazirangiza. Uza hano hafi yo wenda nko kubyara. None ubu indi gufata n'inshuro ya kabiri utari wajya kwipimisha. Ubu se ndagira nteka reka nze mpamagarire kwa muganga numva icyo bamfata tuze tukurebe. Uyu mana yo mu ijuru nagize abarwayi benshi ariko uyu we noneho yambereye ikibazo. Ariko reka nze mutabare ubundi bindi byo tuzaba tubikurikirana nyuma. Halo? Ni chauffeur wa ambulance? Wokabyara we ndakwingiza ihute nona nsanga handi hafi yiwanjye hari umurwayi mfite ugiye kubyara none ahangaha kandi ambwiye kamerewe nabi. Banguka rwose tumutabare dore ibintu birakomeye hatagira ikibazo kiba muri uyu mudugudu kandi nk'umujyanama w'ubuzima ubishinzwe ugasanga bibaye ikibazo. Ihute rwose ihute. Ahandi kwa mujyanama w'ubuzima gezeyo rwose. Nahanga ntago nibeshye. Mwaramutse kwa aba hano. Mwaramutse neza. Meze mute? Turaho turashima Imana. Nje nirukanka. Ahanga niho kwa mujyanama w'ubuzima se? Niho rwose ntago wibeshye uko ndeba se wabize icyunzwe wabaye. Wa mubyeyi hora. Umukobwa wanjye namusanze mu kabari. Ari n'ibigabo byinshi. Ngewe ninjiramo ngiye kugura akantu ko kunywa. Tanga bamutetse ibicupa aho rwose reka sinakubwira. Hanyuma ubwo ngubwo ndabona se mwabigabo mwe n'umwana wanjye biti. Ngo reka ngo twatiri kumugura akaji. Ubwo rero ndavuga ni ntago ibi ngibi mbyemera ntago nabyihanganira. Uranyumva? Hanyuma ubwo ngubwo ndisaza nk'umusaza urumva? Ariko bibi by'ubusa bapfunyikira ibibiri. Babonye ko ngiye kubageza kuri polisi. Bati muze mu rugo dufite inkoko batereka tuyiguhe ujye korora. Nawe numvise ibijye inkoko bijemo ndavuga ni Imana ishimwe narabuze inkoko. Nuko rero ngo inkoko ngo barame inkoko ngo ujye korora. None umwana wanjye buretseho gato umwana wanjye buretseho gato. Umwana wafite imyaka ingahe? Imyaka 13. 13 bakamujyana mu kabari. Wahora n'iki none ko ari kumbwa ngo munda ari kumurya ubwo wasanga ibintu ndi gutekereza nize ko atari byo. Ubuyobozi bw'umudugudu se burabizi?
ntabwo babizi uwo mubyeyi we barambwiye ngo barampe inkoko njye nanga kwirirwa mbizamura ariko abajyanama b'ubuzima bagorwa njye barambwiye ngo barampe inkoko urumva kubera nari maze imyaka myinshi inkoko urayifata uyigurana ubuzima bw'umwana inkoko none se muze ugira umugore se byibuza ngo abe abasha kujya aganiriza umukobwa we ngo amugire inama y'uburyo agomba kwitwara ariko nawe mujyanama w'ubuzima nawe rero ibintu by'umugore cyaragiye sinzi cyagiye iwabo dore rero izi ngaruka zose ziri kuza ziraterwa n'uburere buke nk'amwe ababyeyi muha abana banyu none se mujyana nirirwa njya gushakisha ncuruza hirya no hino nkora iki nkandaka naka kugira ngo arye niki yamburanye ku buryo yajya kwiyandagaza koko niki yamburanye umuntu azigisha kugeza na ryari ko kubabwira ari uguhozaho umuntu azajya avunika ababwira nimurangiza ibibazo nibimara kubageraho mutima itwi mujyana ntako ntatanze uburere nk'umubyeyi umva usanze hari undi nanone wari ufite ikibazo hari undi mama wari ufite ikibazo nanone nawe nk'icyo cyose namubwiye kwipimisha inda ambera ikindi yanga kunyumva none dore ntabwo yigeze akurikiza amabwiriza tuba twaramuhaye reka nze mpamagara umuyobozi w'umudugudu uri kumva atega amatwi reka mpamagara umuyobozi w'umudugudu tubanze duhereze umwana ubutabazi bw'ibanze hanyuma abo bantu se bari kumwe n'uwo mwana mu kabari kawe warababonye ku buryo wabatwereka ndabibuka se oya none se ubwo umwanya wose mwamaranye bakwemerera inkoko ko baziguha ngo uceceke ukomeze ubabikire niyo nkoko barayimpaye ko bambwiye ngo baraza kuyiha Mutesi ngo ayinzanire none umva reka nkubwire rero ikintu ngiye kugufasha nakubwiye reka mpamagara umuyobozi w'umudugudu mugezeho icyo kibazo umbwiye hanyuma duhereze umwana ubutabazi ibindi turabikurikirana nyuma ariko tubanje kugeza umwana kwa muganga reka nze muhamagare rwose aka kanya tuvugane musiza aryamye yigaragura none muzeho ubu wazasanga umwana wawe baramuteye sida cyangwa yaratwise inda y'imburagihe n'imyaka mike afite ntazaba azize kutamenya kwanyu nk'ababyeyi ntazi nawe biriya bigabo bitaha ugomba kubatwereka kuko umwanya wose mwamaranye nta kuntu wansobanurira ko cyakoze nibuka akantu kamwe gusa yari yambaye ingofero ako kantu rero ugomba kugashakisha ku buryo n'isura ye ugomba yari yambaye ingofero ubuse unayikuramo nzamumenya kuko mujyana ubutaha mujye mwitabira ubujyanama bw'ubuzima kuko ibibazo byinshi biri kuvuka mu bana biri guterwa no ariko rena mwiza dore niyo mpamvu rero dore ngo bajya baca umugani ng'isase riva ku cyuma uwo mwana yishoye muri ibyo ngibyo bitewe n'uko nawe akubona oya nta bya nyina ntakiweho reka dufashe umwana ibindi tubyihorere muze kandi nawe ndaza kugukurikirana muze ngaho rero reka mpamagare ntegereze umukuru w'umudugudu aze ariko ubutaha nawe abandi bameze nkawe ujye ubagira inama dore ibibazo byose biba bije ni kubera mwebwe ngaho reka mbe ntegerejeho ubwo ndaza kuguha igisubizo umudugudu se ko ndeba atinzeho kandi namuhamagaye iminota ibaye 5 reka mbe mfashe agatebe nicare genda maze umwanya mvuga mana bajyanama natwe turaruhande ntegereje mudugudu nawe yumva icyo turi buganire kuri iki kibazo cy'aba baturage bacu niko kwa mujyanama naha yemwe aba vayo tumurebe hanyuma twumve niyo gahunda twumve ukuntu gahunda zose zikurikira niko muraho neza meze muti turaho telefone yawe ntihumeka niba habaye iki ntago bisi uyu munsi naramukanye ibibazo by'abaturage dore wa mugore nakubwiraga ubushize mubwira ngo ajye kwipimisha inda yarangiza akagenda akavunira agati mu ryinyo akanga kunyumva dore indagira amufasha agiye kubyara kandi yagiye kwipimisha rimwe ritagira n'irya kabiri ariko wambwiraga abantu bambwiraga abantu abo undi ni wa mubyeyi wo haruguru yo kwa Gakwaya aho ngaho ariko we ejo ndumva twabonanye tubivuganaho sinzi ibyo yambwiye nanone by'ibibazo byo mu rugo iwaho ngaho ndamubwira nti nta mpamvu yo kugira ngo ujye uhora mu bibazo kandi utwite we yaranyumvise urebye uko birarimo inzego z'ibanze rero twebwe dukora ibintu byihuta tugakora ubutabazi bw'ibanze bwihuta ubu tugiye gukora iki ikintu nari nguhamagariye rero yego ndagira ngo mumfashe muntabarire uwo mubyeyi ugiye kubyara yafashwe n'indago mu masaha ya nijoro ariko agakomeza akiraza i Nyanza
ababara yongera yaripimishije se ni kandi ari we nkubwira ko yipimishije rimwe none akaba agiye kubyara nta n'indi shuro n'indi ubu muganga turamukira se muganga turamukira noneho mudugu ni ibibazo ntabwo tumukira rwose muragerageza uburyo babanza wenda byibuza bakanamutabara akamara kubyara namara kubyara ubwo ntacyo reka tuzamukeyo turebe ukuntu twabigenza ubwo se nitujyana se ngize ngo nta kakana kanjye kagiye ntagahari ariko tujyanye muganga nibwo abibona neza niyo mpamvu nayizanye uyu musore wo bizabwira kugira ngo aze kudufasha niba na ambulance yabonetse tumushyiremo hama twebwe tutega amamoto duhite tumanuka tujye kwa muganga tumusangeyo tumufashe ibintu byose bigende neza kandi ngo ubuyobozi bwegerejwe abaturage umenye kuri ubu buzima nanjye nkaba ndi mudugudu tugomba gufashanya tugomba gufasha ndeba akagufura angaha nkingeho tujyane ariko nanone hari n'ikindi noneho rero nge n'uyu muhungu reka tube tugira gutya tube tugenda cyangwa niba washoje waza tukagira waza iyi ntebe se iyi ntebe yishyira hariya nta kibazo reka tugire umva nkwereke mureke twihute twirukanke tutabara uyu muntu ariko nubwo rero hari ikibazo cy'uwo mubyeyi nkubwira hari akandi kabazo reka kuvuga ni ugutaruka hari undi musaza dore uvuye ahangaha nanone nawe n'uwa haruguru yo kwa Gakwaya aho ngaho ngo umwana we bamufashe ku ngufu ngo abyutse aza kumbwira ngo umwana ngo arimo kubabara mu nda nuko ngo yamusanganye n'abagabo mu kabari baramubwira ngo baramuha inkoko hanyuma ngo abiceceke unyumvire nawe ibibazo uguze inkoko ukuntu zituma ari abana b'abakobwa inkoko n'undi rero ngo bamuhaye inkoko ngo kugira ngo umwana ngo aceceke ngo zaba inkoko zo ku isahane zaba inkoko zahagana hehe nuko niko bimeze rwose reka tubanza kadutabara uriya noneho reka dutabara uriya n'amazina y'umwana we yayansigiye ubwo turamushyira mu gitabo noneho ngewe ndahita manukira hariya mfite mpamagara komanda adufashe ikibazo nacyo tugikemure niko bimeze muri uyu mudugudu cyane twagiye wa muhungu twagiye kandi tubyihutishe kandi tubikore neza niyo mpamvu wampamagara gukumva telefone yanjye irahora nivugiraho naramukiye mu nduru z'abaturage ariko se hari ibyo twiyemeje twakora iki